Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Ndumva nishimye kubana namwe uyu munsi. Ndanezerewe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Uko Pasiteri Archidikoni abivuze, nitwa Pasiteri Uzziel Sibomana. Hari igihe mbyibagirwa kuvuga Pasiteri kubera yuko ndobanuye vuba ntabwo biraza cyane. Ni umugabo wubatse ufite abana babiri. Naho ni umugisha mfite, Imana ishimwe. Ndumva tuza kugira igihe kinini cyo kuganira, ariko igikomeye ni uko ari ubwa kabiri nje hano, ubwo nabonye abenshi batanzi, ariko naje ku bwa Pasiteri Narcisse. Icyo gihe nari kontabure wa diyoseze, naje aha rero. Birashoboka ko icyo gihe abazamuye aribo bari abakirisitu aha, abandi menye muri bashyashya. Imana rero hano museka gatongera Imana ishimwe. Ni umugisha kandi kongera kuboneka aha, ubwo maheruka twagize ibihe byiza. Ndizera nashidikanya ko n'uyu munsi Imana iza gukora umurimo. Archidikoni ni inshuti yanjye, twarabanye turanakorana, kandi ni umupasitori mwiza. Ndizera yuko muzagera kuri byinshi. Mu bindeba biri personeli, ndibwira yuko nababwiye yuko ndi umugabo ufite abana babiri, kandi mu by'ukuri turashima Imana yatugiriye neza. Iyo ndebye mbona nta kimana itakoze. Genda ibana natwe umunsi ku munsi muri paje y'ubuzima aho abantu batari, ikagenda itugirira neza. Iyo dusenze ngiye mbona igenda itwumva kandi igasubiza ibyifuzo tuba dufite. Maze iminsi mbitekereza, ndangije muramo n'intego tuza kuganira uyu munsi. Nari ndimo mvuga ngo turaza kuganira ku ntego ivuga ngo umuntu wese kugira ngo abeho dukeneye Imana. Dukeneye Imana mu buzima bwacu kugira ngo tubeho. Mbona ariyo turufu yonyine dukwiye kuba twitwaza mu gihe cya none. Numva niyo ntego tugiye kuganiraho uyu munsi mu minota mikeya tugiye gukoresha. Dukeneye Imana ngo tubeho. Niyo turufu umukristo wese akwiye kuba yitwaza, arwanisha, ni ukwitoza kubana n'Imana, ni ukwitoza kugendana n'Imana. Tukabifata nk'umwitozo, nk'uko abakinnyi buri gitondo babyuka bakirukanka bakazamuka imisozi kugira ngo babone imbaraga zizabafasha kwitegura umukino, niko n'umukristo wese mu buzima bwe kubaha Imana no kugendana nayo bikwiye kuba umwitozo utarangiye. Dusome ijambo badusomeye mu gice cya mbere, dusenge Imana, niturangiza tuganire. Igitabo cya Yosuwa igice cya mbere, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 9. Igitabo cya Yosuwa igice cya mbere, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 9. Bibiliya niziba zitakivuga turasoma. Ni kuri paji ya 207, urupapuro rwa 207. Hari abagishakira muri Zaburi, turabarindiye. Twahageze, dusome mu izina rya Yesu. Amen. Ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yari amaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubu haguruka wambukane n'abantu bose
ruriya ruzi rwa Yorodani, mujye mu gihugu mbahaye mwebwe Abisiraheli. Aho muzakandagira hose ndahabahaye nk'uko nabwiye Mose. Uhereye mu butayu no kuri uriya musozi Lebanoni ukageza ku ruzi runini rwitwa Ufurate, igihugu cyose cy'Abaheti no kugeza ku nyanja nini y'Iburengerazuba nirwo rugabano rwayo. Nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame, kuko uzatuma abantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha abasekuruza babo. Icyakora ukomere ushikame cyane, kugira ngo witonde amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Ntuzayateshuke uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza amanywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswe byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Mbese si njye ubigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Imana itugirire neza. Iki gitondo turagushimiye Mana, ni igitondo cy'umugisha waduhaye. Twaryamye biremera, turanakanguka biremera, turasinzira biremera, turakanguka biremera. Rimwe na rimwe tubitekereza ko ari ibisanzwe, ari ihame rikwiye kubaho, ariko ni impano ikomeye ko hari abaryamye ntibakanguka. Icyatumye dusiga birashoboka ko ari ukugira ngo tugire umumaro mu gihe gisa nk'iki, kandi tugire umumaro mu itorero no mu buzima. Duhamagare ko umuntu wese afite misiyo akwiye kuzuza. Iri jambo birashoboka ko twizeye kuza kumanukira muri ryo, rigasubiza imbaraga mu mitima y'abantu n'ibyiringiro mu mitima yabo, tukongera gutekereza ko umuntu wese akeneye Imana, uwo ari we wese akeneye Imana, kandi ko ariyo ntwaro yonyine ikwiye kudufasha mu bihe nk'ibi ngibi. Wabanye natwe ibihe byatambutse, umuntu afashe igihe mu mutima we acecetse, yakwibuka gukomera kw'Imana kwabanye nawe mu minsi y'aho abantu batari bari, n'iminsi yari igoye ubuzima bwe, akabona Imana yitambura igakora ibyanejeje umutima we muri cya gihe na cya kindi twe tutazi. Ibyo bikaduha icyizere cy'ibitaboneka y'uko uri Imana dukwiye gukomeza kwikomezaho muri ubu buzima. Pawulo yaravuze ngo nimba muri ubu buzima Kristo ari we twiringiye gusa, ngo tuba duhindutse abo kugirirwa imbabazi kuruta abandi bantu bose. Twarakwiringiye tukumva turi abanyamahirwe ko tugufite. Niho bana natwe Mwuka Wera w'Imana turamutumiye kugira ngo azasobanure iby'ubwiru bw'ijambo ryawe. Ntabwo ari iye, ahubwo Umwuka Wera w'Imana aboneka aha hantu, kuko niwe usoma imitima y'abantu, akamenya ibibagoye, akamenya ibyo bakeneye. Umwuka Wera naze akore, kandi akore ibidasanzwe, mu izina rya Yesu, amen. Iyo usomye iri jambo twumvamo umugabo bita Yosuwa wasimbuye Mose, asimbura Mose wari warakoze ibitangaza bikomeye. Imana ikamukoresha ibikomeye ndetse bikanandika. Yosuwa rero yari afite impungenge zikomeye zo kwibaza ubwoko agiye kuyobora niba azabugeza aho bugomba kugera, kuko yari asimbuye umugabo w'amateka wakoze ibidasanzwe mu gihe cye, agira ubwoba. Ariko Imana imuhamagaye imusezeranya kumubashisha no kumukomeza.
imubwira ko itazamusiga, ko itazanamuhana. Mu yandi magambo nko kumubwira ati ibyo ubonesha amaso koko birakomeye, ariko nimba ndi kumwe nawe uzatsinda. Yari afite ubwoba ukwibaza ngo uru rugendo rumeze rutya nzageza Abisirayeli aho bagomba kugera. Njyewe Yosuwa umwana, njyewe Yosuwa utaragize icyo ukora. Ariko Imana iramwumva, iramubwira ngo ni njye njyenyine ukeneye kugira ngo usohoze intego zose. Yesu ashimwe. Ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye. Imana imuha inshingano. Duhereye ku murongo wa 2 iramubwira ngo fata abantu banjye mwambuke Yorodani. Yatangiye gufata inshingano. Yosuwa uzumva gutya aratekereza ko zoroshye, ariko ijoro ribara. Fata abantu banjye mwambuke Yorodani, munyure mu butayu no kuri uriya musozi Lebanoni, mwambuke na ruriya ruzi rwitwa Ufurate. Iramubwira ngo mu gihugu cy'Abaheti n'Abahivi nzaba ndi kumwe nawe. Nuko yamubwiye. Umuntu abariye inkuru turi kujyana yakumva ko ari igikorwa cyabaye mu munsi umwe cyangwa icyumweru kimwe, kugira ngo Abisiraheli ubu bagejeje mu gihugu cy'isezerano cy'amata n'ubuki. Ubara inkuru yakumva ko ari ibintu byabaye mu gihe kitarenze icyumweru. Ariko iyi ni paje y'ubuzima bw'igihe kinini cyane, barwana intambara, basonza, amahanga ahaguruka, induru zivuga. Ni urugendo rurerure. Imana kuki imubwire iyi nkuru igahita imubwira ngo ntukuke umutima, ntugire ubwoba, ndi kumwe nawe, sinzagusiga, sinzaguhana. Nuko yari izi urugendo uko rungana. Iyo yahagaraga mu itangira ikageza mu isoza rya filime y'ubuzima bw'aba Bisiraheli, ikabona ntirworoshye. Nuko urugendo rw'umukristo wese rumeze. Yesu ashimwe. Hagati y'aho Imana ivuganiye natwe, hari abaririmbyi baturirimbiye bavuga ku kintu kijyanye n'amasezerano. Siko bavuze ra? Reka nsubiremo ibyo bavuze. Bavuze ngo mfite inyandiko nyinshi zuzuye ibyo bambwiye, uko ugenda ukora genda mbivivura. Ndababeshe. Hagati y'inyandiko nyinshi z'amasezerano, icyo twemeranya ni uko Imana itajya ibeshya. Ibi nanjye ndabihamya. Ariko hagati y'inzandiko nyinshi Imana yatwandikiye n'aho izasohoreza za nzandiko, harimo paje y'ubuzima bw'umuntu ku giti cye n'Imana, kandi bugoye umuntu wese. Hagati y'aho ivuganira natwe n'aho izasohoreza amasezerano harimo paje y'ubuzima bugoye. Bugenda bwikatisha gutya. Umuririmbyi yaririmbye ngo nyura mu misozi nkanyura no mu mataba, ngo kandi rwose ndi kuhara iby'umutima. Iyo paje yaharushye umutima nta muntu n'umwe ushobora kuyikatira usibye kuba ufite Imana kugendana ikubwira
nawe. Ndi kumwe nawe. Fata abantu mwambuke Yorodani. Mu bukristo bwacu tugira Yorodani zitandukanye kandi ziri mwaho hagati. Hari igihe uburara undi yari kandi ari umuturanyi, mwese musenga Imana, ari mu gihe cye. Iyo Yorodani rero Imana ikavuga ngo ndi kumwe. Iyo dusomye inkuru ya Sara na Aburahamu, Imana ibaha isezerano ryo kubona umwana hagati y'aho yari bibahereye n'aho byasohoreje haciyemo imyaka 25. Hagati y'isezerano ry'umwana no kubona umwana haciyemo paje ndende y'imyaka 25. Bakubitika basubiranamo baterana inkokora, umwe avuga ati Imana yawe nta kigenda, ubundi ubyuka ugenda ugiye gukora iki. Imyaka 25 iratambuka. Muri 25 biciriye inzira. Hana ati Sara ati jyana n'uriya mugaragu kuko Imana yarakubeshye ntibigishoboka. Bicira inzira kugeza igihe Imana yasohoreje iki. Muri ubu bukristo, muri iyi paje y'ibyo Imana itatubwira, kuko iramutse bitubwiye ntitwakomeza urugendo. Ariko Imana iduhisha hagati y'aho ivuganiye natwe no gusohoza umugisha itubwira, hari n'ibyo iduhisha. Kuko ibikweretse ntiwakomeza urugendo. Irabiguhisha ikagenda ibana nawe, ikagenda iguhumuriza, ikagenda igukomeza mu rugendo, ikaguha ibyoroshya umusonga, bituma ukomeza icyizere no kudacika intege kugeza igihe isohoreje umugisha yakubwiye. Yesu ashimwe. Aleluya. Ndi kumwe nawe. Ndumvira ijambo nshaka tuza kuryubakiraho ukwizera kwacu. Ndi kumwe nawe. Ibitubwiye twacika intege, ariko ifite ubwenge bw'ibyo igenda ikora muri uru rugendo kugira ngo bidusubizemo intege n'ibyiringiro, kugira ngo tutazasubira inyuma ngo dutekeze amadegede yo muri Egiputa. Ndi kumwe nawe, sinzagusiga, sinzaguhana. Komera ushika. Rero ngo dutekereze inkuru uko yubatse, twibaze abajya barota mu nzozi. Umusozi mu isi y'umwuka ntabwo ari ikintu cyiza. Uruzi, iyo urose uruzi ubyuka uvuga ati karabaye, sibyo ra? Siko mujya mutubwira ati karabaye. Umusozi karabaye, uruzi karabaye, ubutayu karabaye. Ubutayu ni ikintu cyiza. Tayo inzara, urugo, urushako, bw'ibindi byinshi. Ni Imana yabwiraga Yesu ikamubwira ngo nimugende, akagira ngo birahita birangira. Bakristo, mu buzima bw'ibyo tunyuramo bidusaba impano yo kwihangana kugira ngo dutegereze umugisha w'Imana wa Kanani. Kugira ngo umuntu agere kuri Kanani nyayo bisaba kwinzira nk'iya Yosuwa ayinyuramo, yo kunyura kuri Yorodani n'umusozi n'ubutayu n'uruzi kugeza igihe bazagera mu gihugu cy'amasezerano. Ubu ko turi hano twese, buri muntu wese afite agahwa ke.
umuntu wese buriya yagiraga agama kamujomba kakamutugarika kakamurya kandi ntawakumva ububabare bwako atari ugafite kamenywa n'Imana yonyine ariyo ikubwira ngo ndi kumwe nawe kandi ako gaho icyiza cyako gacisha bugufi umuntu wese kagatuma azagaruka gushaka Imana uko byagenda kose. Ako gaho rero umuntu afite yaba bose yarazishya bwacya bakaba bavumbitseho Imana y'ubwayo niyo ikubwira ngo ndi kumwe nawe. Niyo mpamvu natangiye mfite intego ivuga ngo dukwiye kwitoza kugendana n'Imana kuko nimenya ibibazo by'umuntu ikaba ari nayo ifite inzira zo kubikemura. Ntiturabyumva ariko reka tujye mu buzima busanzwe. Ibintu dushobora kuba tutarabyumva ariko njye nabonye abantu bari bakize bakaza gukena, noneho wa muntu wakennye agasaba uwo yimye. Ibihe birahita, ibihe bigaha ibindi, ariko nabonye Imana ari idahinduka. Umuntu ashobora kwiringira iturufu runaka ukaba muremure bijyanye n'icyo uhagazeho, ariko iturufu yo kwizera Imana no kuyikomezaho niyo turufu itagirangira. Mwe ntimwababonye ubuse mu gihe cy'imyaka yashize ko mwe mwari bakuru, abari bafite icyubahiro nabo bagifite uyu munsi, abari bakomeye nabo bakomeye uyu munsi, abari batunze amafaranga nabo bayatunze none. Ibihe biha ibindi, ariko iyo utunze Imana mu buzima bwawe ufite icyizere cyo kubaho none no kuzabaho ejo hazaza. Dukeneye iki? Imana. Dukeneye gutunga Imana. Niyo itubwira ngo sinzagusiga, sinzaguhana, ndi kumwe nawe, ndi kumwe nawe. Iri jambo mu gukizwa kwanjye niryo ryakujije ubuzima bwanjye. Nibajije kuki Imana yakunze kumbwira iri jambo ngo ndi kumwe nawe. Ese yari izi ibyo nzanyuramo? Yari izi ibyo nzacamo? Yari izi amateka y'ubuzima na filime y'ubuzima uko izaba yubakitse? Iri jambo abantu benshi bakunda kuvugana n'Imana ikunda kubabwira ngo ndi kumwe nawe. Mwarabyumvise nawe? Nuko hari iby'amaso yacu atabasha kubona idukinga, biba bikomeye birenze ubwenge bwacu, ibizi ko tuzanyuramo, ariko ikadusezeranya kubana natwe no kubitunyuzamo kugeza igihe dutabaye. Dukeneye Imana, nibyo? Mu buzima tugira abantu b'igihe. Mu buzima tugira abantu b'igihe. Ugahura n'umuntu akaguha minerivare ukiga, uwo ni umuntu w'igihe, akanatambuka ntimuzongere guhura. Ugahura n'umuntu ushonje akakugaburira, uwo ni umuntu w'igihe. Hari n'igihe uhura n'umuntu akaguhesha akazi ntimuzongere kubonana. Iyo uri mu gihe cyo gutegereza no kwihangana, abantu b'igihe barakwibagirwa. Dukunda gucumurira ku bantu tukavuga ngo runaka arakize, ubu se ntabona se uko ufite ibibazo, ubu se ntabona ko dukeneye kandi arakize. Aramaze nimba akize.
ko yikiriye se aragukiriye. Ubuzima bwawe ni ubwawe personeli n'Imana yawe. Uriya muntu buriya no kutabizi afite ibibazo bye, afite kagaho ke twahoza tuvuga. Buriya akeneye Imana mu bundi buryo bwo kwikene. Imana itakurengeye nta mwana w'umuntu. Ariko buri Imana nitegura umuntu w'igihe, azaza n'umuntu w'igihe akugirire neza yigendere. Nigeze gucumura ku muntu twari twariganye turi inshuti. Yesu ashimwe. Haleluya. Noneho antanga kubona akazi, kandi pe numvaga nanjye mbabaye mvuga ni kuri uko biri kose abonye akazi azajya asunikira kandi sunikira kandi nigurire akantu. Ngishyira mu mutima dukeneye Imana yonyine. Noneho ukwezi kwa mbere arahemba, ukwa kabiri arahemba, ukwa gatatu arahemba. Niyo nambaza kumeza ute? Ntangira kugwa mu mutima kuko naguye. Uzi ko abantu ari babi. Noneho umuntu arakubona ati rero tubacumuriye ku bantu, wirirwa uvuga ngo ntibamwibutse, ati Imana yonyine niyo ifite ubuzima bwawe mu kiganza, niyo ukwiye gutegereza. Ibibazo byawe n'ibyawe n'Imana yawe bijyanye n'urwego uyizeramo, uyifatamo, uyubakiyeho, yubakireho ubuzima bwawe ukuri kose. Imana izakurengera n'izagukoza isoni. Yosuwa yari afite ikibazo gikomeye, kibaza ngo njye umwana ni gute nasimbura Mose wakoze ibintu bingana gutya, ubu bwoko bw'abantu bangana gutya, bandusha imyaka, bandusha ibitekerezo, nabayoborane nkabanyuza muri iyi nzira igoye, nkabageza mu gihugu cy'isezerano. Yabyibazaga mu mutima akisuzugura. Ariko Imana imubwira ijambo rikomeye, iramubwira ngo ndi kumwe nawe. Ndi kumwe nawe. Imubwira iryo jambo. Kandi ubu bwoko Yosuwa yarabuyoboye, barwanya intambara amanywa n'ijoro. Uwiteka ategeka izuba nijoro rirara riva kuri Yorodani barwana urugamba. Mu mateka bitarigeze bibaho, Imana ishyigikira ijambo ryayo ku muntu yabivuzeho. Dufate amaso yacu y'umutima n'ay'uyu mubiri tuyajyane n'ibihe turimo, tureke duhuze ibihe turimo bigoye, muri kubibona by'ubuzima bugoye n'imibereho igoye. Tuyifate tuyegurire Uwiteka, azatugirira neza. Dukeneye ndongora nkora ubukwe. Umunsi bukeye nagize ubwoba nijoro, abantu bamaze kugenda umutima urangiye, ntangira gutekereza ibintu by'ubuzima, ya paje y'ubuzima. Kandi Imana yari yarambwiye ngo rwose ndi kumwe nawe pe, nzabana nawe. Ariko abantu bamaze gutaha, kwa kundi abantu baba bagushyigikiye, si muri kunyumva, ntabwo iri kuvuga rwose, reka tuyihurire. Abantu baba bagushyigikiye bari aho baje, abantu bari baje, Imana ibaha umugisha. Noneho bamaze kugenda mbona asigaye njyenyine, umutima urangiye. Ntangira gutekereza ubuzima, ubuse bizagenda gute, nkakurura nyuma y'imyaka 3,
nkabara umushahara wanjye nkawubuza n'ubuzima uko bwirukaga n'ubundi ariko bimeze, umutima ukakura ugahagarika umutima. Ariko nibuka akajambo kavuga ngo ndi kumwe nawe, numva ngaruye akantu kameze nk'umutekano, ariko umutekano mu mutima wari wabuze rwose, numva bitoroshye. Umutekano, ndi kumwe nawe, Mana igenda ibana nanjye, ikajya ikura ibifatika mu bidafatika, ibishoboka mu bidashoboka, ikakubaka igaca inzira. Kandi burya ibyo uba ubona muri ubu buzima, burya abantu badushyira inkiramende imbere. Urukiramende muraruzi? Ni bande baruzi? Twajyaga tubitereka ntari ugasimbuka, utarusimbuka bakabyita ko urunereye. Mwararusimbutse? Isi hari ikintu ushyira inkiramende imbere, twe kugira umuntu tuvuga kanaka narwubaka rugakomera, hazaba ari ahantu gasana. Kanaka nimubona yize amashuri akarangiza na pirimeri, mbere twavutse abantu bazi dushyira imbere, Imana ikagenda idusimbutsa, inkiramende tukazisimbuka, ukazisimbuka nawe utazi kugeza uyu munsi. Si Imana si ubwo? Dukeneye Imana kuko niyo yonyine izadusimbutsa inkiramende kandi zirahari. Ntuzibona hari ibintu abantu baba bavuga aribyo ni ukuri kw'Imana. Kubera icyo umuntu avuze nicyo. Buriya ntimugatinde ku bintu abantu bavuze, abantu bashingira kuri fagite na realite ziriho. Mbese niba bavuga ko utazashaka uyu munsi ukaba utarashaka, ubwo barabeshya. Nyine barashingira ku bigaragara. Niba bavuga ko utaziga, nawe ukareba ukabona iwanyu ukuntu bimeze, no kubona ikijumba n'idanje, ubwo barabeshya. Aho rero ni Imana ibera Imana, ikajya iteranya bakuyemo, ikajya ikuramo bateranyije. Imitima yacu tuyigarure, tuyubakire ku ijambo ry'Imana no kwizera Imana. Ndi kumwe nawe, ndi gusoza. Nitubona kumva ko iri kumwe natwe, hasi Bibiliya yavuze ngo nukuka umutima. Dufate ibintu byose bidukura umutima, tuzamure kwizera gushingiye kuri wa mwitozo wo kubaha Imana. Imana izatugirira neza. Yewe mu mpano ngira, ntabwo iyi Imana irimo ngiye kuvuga. Ubwo nyine byarangwiriye icyo gihe. Maze gushaka nararose, maze kurota mbona rwose uruzi runini pe, uruzi runini cyane. N'urwo ruzi mbona ngo umudamu wanjye aguyemo, ndamushaka ndamubura. Ko nanjye nabonaga ntashobora kurwogamo, umutima urambye nyine mbona urwo ruzi rumura umutima. Kandi nabonaga abantu bari aho bagusa uruzi b'abahanga mu koga, bararebereye we, barebera ari kurohama, noneho nkajya nkavuze runini mu ntabara bakarebera. Yesu ashimwe. Haleluya. Nkabona runini mu ntabara nagiye yaracitse, nkabona bararebera, kandi abenshi nari mbazi
bitakwirukana n'inyoni. Mu minsi mikeya ariko ubwo nza kubona umuntu umwe aroza ntazi aho yaturutse, mbona muzanye rwose yabura kuka gake, amukuramo ndiburuza nyuma rwose y'ibyumweru nka bitatu rwose izo nzozi umudamu ararwara cyane, arwara indwara kwa muganga batari kubasha kuvura, nimunjyane muri detaye ko mu bushobozi bwari buhari nagerageje kuvuza ahashoboka nakufasha mu bantu biranga, ariko nza kumenya ibintu yari arwaye nashaka kugaruka. Mu kuremba urumva nyine ya paje y'ubuzima Imana itatubwira, harimo ibintu byinshi ntaza kuvuga, buri wese akavuga ibye, uwo mutambutse akakubwira ibye, akakubarira inkuru ye, akakubarira wowe uko runaka yayimubwiye, akongeraho icye, bikaza kurangira umusaruro uvuyemo ugaragaza ko ari ibyaha byawe. buriya n'abantu bazakubwira ko urimo rwose ari ubyitera, ari n'ibyaha. Hari igihe kigera Imana ikaba ari imenya ukuri kw'ibintu, ari nayo izina ya leta y'ukuri nyako, igahagarika rwanda ubwabo. None igihe kimwe mbona rwose agiye gupfa, ko yaratakaga, njye nkagenda nkarenga nka kaburimbo kugira ngo nari kuvuza induru. Byari bimeze nka ya soni ya Hagari n'umwana w'Ishimayi, ngo yamushyizeho batera ibuye kugira ngo ataza kumva gusambana, kuko ntacyo yari afite yakora. Imana imusanga muri ubwo butera amubwira ngo fata umwana wawe mukomeze urugendo, kuko n'umwana w'isezerano. Ijambo rivuga ngo kugendana n'Imana. Hari abantu, umudamu wanjye iwabo papa we yari umusirikare, noneho ibi bintu ndabimuhisha kuko njye nari umukirisito, nkabona biri bujye ku rwego rw'uko ashobora no kumufata akamujyana mu bafumu. Kompulitiri narabibonaga ko bari bugeyo, kandi nkabona imbaraga zo kuza kubihakana ziraza kuba nkeya. Turaceceka ambere, turaceceka, turi ku ijambo rivuga ngo ndi kumwe nawe, turaceceka turabibona. Haza kuza umuntu umwe yari umugitifu executive w'umurenge, arebye ukuntu ameze, arambwira ngo isi indwara isanzwe, ahubwo bavanze shima. Iyo terime yakoresheje, arambwira rero ati uyu muntu tugiye kumujyana mu bapfumu. Yabirashe we yahise abivuga uko byitwa, si kuko nimba abahanga baravanze shimi ikurwaho n'indi shimi. Ntuzane iby'ubugoryi by'uburokore n'ubunuza, kuko ibyo ntibikora. Iyo ababikora iyi minsi itambutse biba byaragize icyo bibyara. Barambwira ngo Bibiliya uzi ikivuga? Na Yesu ubwe agiye guhumura impumyi, yatobye akondo asiga ku jisho, bivuze ngo hari shimi yakoresheje. Biracanga ati rero igishoboka ni shimi ikurwaho n'indi. Numva ijambo rimwe, nani ni mumbabarire, mumpire ijoro, hari nka saa 11, mumpire ijoro, n'ejo muzagaruke ejo bundi. N'abo atarakira zamubaha mu mujyane, ariko nshingiye ku Mana yanjye y'amateka, uburyo yagingirira neza ikanshisha mu nzira zigoye, nkabona ubuntu bwayo n'imbabazi zayo zitandukanye n'ibyaha byanjye,
ni mube mundetse mumire ijoro n'ejo muzagaruke ejo bundi. Nigomeka ahantu gutya ku nkingi, hari igihe kigera ntuba ukibasha gusenga, isengesho ridashobora kuzamuka, ahubwo ugatungwa nayo wasenze mu gihe cya kera. Ahubwo ndibaza mwaba mufite amasengesho mwigeze musenga ku buryo ari amasengesho ushobora kukurengera mu gihe cy'amakuba yawe. Umukristo wese agira igihe cya karanse y'ibigeragezo n'amakuba n'ibimugora, bigasaba ko hari igihe aba yaranyuzemo cy'ibihe byiza bikamugoboka mu gihe gisa gityo. Mbwira Imana indengera, ushyigikira ijambo, ndakwinginze. Ni nuko navuze. Mu by'ukuri Imana ihagurutsa abantu i Kigali babiri, baraza barara basenga, birirwa basenga, wa munsi bagarutse yakize. Namaze ntekereza kuri iri jambo, mitabona ko hari igihe urwego rw'abantu basanzwe wakwifashisha mu buryo bw'amafaranga n'uburyo runaka izindi nzira zose birashoboka ko hari igihe wagira ngo zikanga, hagasigara ukeneye Imana muri senariyo y'Imana gusa, yagira icyo ikora ku byarenze ubwenge bw'abantu. Murumva za nzozi zanjye se zidahura n'iki kintu? Najyanye kwa muganga nkajya ahantu hose biranga. Ndashimira Imana ko uyu munsi amaze kumbyarira abana babiri. Dusoza tuvuga dutya, mu mitekerereze yacu dushyira Imana imbere, mu myitwarire n'imyifato n'ibyo turi gukora byose dushyiremo Imana ibi ya mbere. Ibi bintu bizadufasha, bizatugirira neza, bizatugaruka, kandi bizaza ari ingaruka nziza kuri twe no ku bazadukomokaho. Abo bantu b'igihe ni byiza kuba bafite, ariko wibuke ko uwo muntu ari uw'igihe. Njye nabonye n'umuntu w'igihe ari igihe guhinduka kandi akaguhinduka nabi. Dukeneye Imana yonyine muri ubu buzima. Hezekiya yari umwami wa Isiraheli. Igihe kimwe umwami bitaga Senakeribu ngo aramubwira ngo manika amaboko n'ingabo zawe, kuko Imana wizeye wowe idashobora kukurengera, ntiyanagukiza n'amaboko y'imbaraga zanjye. Atuma intumwa zihagarara muri Yerusalemu hagati, zavugaga ikirimi cy'icyaramiya abaturage bose bumva. Baravuga ngo Imana wizeye imeze nk'urubingo rusadutse. Murumva ukuntu bavuze ngo iyo ntishobora kugukiza, kuko twe twatsinze amaboko akomeye y'ibindi bihugu bigukikije, wowe ntiwabasha kuduhagarara imbere n'iyo Mana yawe. Ngo abaturage bahinda umushyitsi bajya mu nzu, ngo bararangura bango n'abaturage mu byumve, iyo si Imana ntacyo yabamarira. Hano Hezekiya ngo abyumve, agira ibanga ry'ubwenge, ngo apfukama ku rwandiko rwatukaga Imana, ngo arupfukamaho n'amavi, ngo aravuga ngo Mana, njyewe nabasha gusuzugurika nk'umuntu nubwo ndi umwami, reka nemere iki gisuzuguro, ndakumbagaritse, ndakubititse, ariko se wowe wemeye gusuzugura, reka byemereye nk'umuntu. Nawe se n'Imana uru rubingo rusadutse ko apfukama kuri rwa rwanda. Ngo Yesaya arimo asenga, ngo amanuka yiruka arahanura
dutugaritse tubona duhora dusoma ibibazo tukabona Imana muri pozisiyo y'intege nke gusa ngo ntiyabyumva ngo muri ako kanya ngo ubw'ingabo zari zigose zigiye gutera ngo hamanuka abamarayika babiri bafite misiyo zitandukanye. Umwe yari afite misiyo yo gusinziriza ingabo zose kuko we yarazirebaga bagakuka umutima ati birarangiye. Imana bari bayitutse ko ari urubingo. Dukeneye Imana dusenge mu ibanga tukayigira inshuti ikaba muri twe atari ngombwa ko tubisakuza. Ngwiraza gusinziriza ingabo ngo zose kandi mwibuke Bibiliya ivuga ko izi ngabo zari zajyanye n'umwami bateranye mu bwenge bw'Imana ngo bose barasinzira n'umwami arasinzira ngo hahita haza marayika w'inkota ngo agenda ahera ku murongo. Mwibuke rero ngo kuko wasabye kukurengera ku mwami washuringiza ne uburyo bw'Imana ikoramo ni uburyo butangaje bwihagije kugukura muri situwasiyo urimo bidasabye izindi nzira. Icyo dukeneye ni ukubana n'Imana ubwayo. Ngo hakangukiye ngo saa ingabo zose zacitse imitwe ngo niwe usigaye wenyine. Niwe usigaye ngo yiruka n'amagare ngo ageze iwe ngo abahungu baravuga ngo ingabo mwajyanye zirihe ngo nawe bahita bamwicisha. Abahungu be nibo bamwiciye. Abahungu be nibo bamwiciye. Ya Mana y'isi urubingo rusagutse igaragaza gukomera kwayo. Dukeneye Imana. Nayo ngo dufate imitima yacu tuyikure kuri ibyo. Nabyo ni byiza gushaka uburyo bwo kubaho kubyuka dukora, ariko dushyire Imana imbere mu bitekerereze, dushyire Imana imbere mu mitima yacu, dushyire Imana imbere mu byo twibwira no mu mashuri twiga no mu cyubahiro Imana yaduhaye. Tureke Imana abo rero dushyira imbere izakomeza kutugirira neza. Dusenge Imana. Ndi kumwe nawe. Mana turagushimiye kubw'ijambo ryawe twumvise uyu munsi. Reka tugendane nawe kandi ukomeze kutwubaha, ukomeze kuduha kwizera kuzamuka kugera aho ushaka ko ukwiye kuba guhagaze, maze ubane natwe mu bihe bikomeye, utubereho tujye tutakwigerera, turwanire intambara zose kandi duhe ibyiringiro bigushukamaho mu izina rya Yesu. Imana ibamugisha. Reka rero twisabire umugisha w'Imana. Amahoro Imana itanga rutari umuntu wese yakwibwira, ajya arinda umutima wanyu n'ubwenge bwanyu kugira ngo murusheho kumenya no gukunda Imana n'umwana wa Yesu Kristo. Kandi umugisha w'Imana ishobora byose Data twese, umugisha w'Imana umwana, umugisha w'Imana umwuka wera uri kuri mwebwe n'abanyu bose uhereye none ukageza iteka ryose.